Kangusuhuze kandi ngo ikaze udasiba gukurikira mbiri ni ukuvuga nk'uko bireba muri sikirini yanjye handitse announcement mu ibara ry'umutuku, ariko kandi munsi yaho handitse welcome bonus y'amafaranga ibihumbi 4. Munsi yaho handitse ko VIP 1 ari ibihumbi 8 bakaguha icyatandatu ugatsindira icyatandatu cya buri munsi. Hasi yaho nanone handitse daily check-in y'amafaranga 200 bakanakubwira yuko gift code ari amafaranga 300. Munsi yaho handitse yuko nutumira umuntu umwe baragwa komisiyo ya 35% hakandikwa kandi munsi yaho yuko minimum withdrawal ari ibihumbi 4, kandi reka kubwire yuko ngakugeraho mu gihe cy'amasaha cyangwa se mu gihe kingana n'amasaha 28. ubwo no munsi ntago ushobora kurenga bateyaguhaye, nicyo hano ubwo bashatse gusobanura. Nitwinjirana n'ubundi nitwinjira muri business imbere turi busange ano mafaranga bahita bayaguha akajya kuri balance yawe. Ni ukuvuga ngo ubibona kuri balance yacu n'ubundi natwe duhise tugiraho aya mafaranga ibihumbi 4. Ariko reka nkubwire ngo nirihe banga riba inyuma ya business nk'iyi ngiyi, business ihagaze neza nk'iyi ngiyi, aho birangira abantu bamwe bari kuryoha abandi batari kurya, bari mu marira abandi bari mu gahinda kenshi cyane. Ni ukuvuga ngo ngiye kukubwira ukuntu iyi business ikorwa kandi igakorwa n'umunyarwanda mugenzi wawe cyangwa se umunyarwandakazi, ubwo biterwa n'uwayikoze niba ari umugabo cyangwa umugore, ariko igakorwa n'umunyarwanda mugenzi wawe. Mubwire ngo ni gute ugomba kwitwara igihe wisanze muri business nk'iyi ngiyi, bari kukubwira gutya, bari kukuryoshya gutya, ndetse kandi ukabona koko ku munsi wa mbere biremera, kwa kabiri biremera, kwa gatatu biremera, ugasanga nyine ni uko nguko wisanze muri business nk'iyi ngiyi. Ni ibiki biba byihishe inyuma ya business nk'iyi? Reka nguhe nk'urugero. Nuramuka ukanze hano hantu handitse check-in, ukazamo hano ukaza kureba yuko koko ari amafaranga 200 ya check-in bayaguha, ugakanda kuri check-in yo munsi, ngira ngo urabibona yuko n'ubundi desa zawe bahita baziguha, bakakubwira yuko ugomba gutegereza andi masaha 28 kugira ngo uhabwe indi check-in uzagaruke ku munsi w'ejo. Urabizi nari maze kukwereka balance dufiteho ibihumbi 4, urabibona yuko bibaye ibihumbi 4,200. Ni ibiki rero byihishe inyuma ya business zikora gutya? Ni ibiki byihishe inyuma ya business nk'izi ngizi? Ese wowe ushaka gushora muri business nk'izi ugashoramo amafaranga, ni gute wabikora kugira ngo ube wakungukamo cyangwa se ubikore nabi ube wahomba muri izi business? Kandi ngiye kugusobanurira mubwire n'uburyo ki izi business zigira amabanga akomeye cyane ku buryo leta idashobora no kuba yafata abantu ba nyiri izi business ngibe yabafunga, nk'uko hatangajwe yuko business nk'izi ngizi za pyramide zitemewe mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ntago leta izi business igipfa kumenya ahantu ziherereye kubera gukoresha ama VPN bagahindura amalokasiyo yabo, yewe cyane ugasanga n'amanimero ari gukoreshwa n'abayobozi ba nyiri izi business ntago ari nimero z'abanyarwanda, ugasanga akenshi ni nimero z'abongereza cyangwa se zifite kode yo mu Bwongereza, bitewe n'uko nyine baba bahishe amakuru ya babigize prive. Ni ukuvuga ngo akantu ku kandi, nukanda hano kuri product uzasanga yuko hano bagiye bashyiramo ama product ugomba kugura kugira ngo ube wabikuza cyangwa se ube nawe umufatanyabikorwa ushoremo amafaranga yawe. Ku muntu ubimenyereye murabizi yuko hano uza ukagura VIP, niba ari VIP ya mbere ukareba n'ubundi hano mu ibara ritukura haba harimo inyungu y'iyo VIP uguze, naho mu ibara ry'umukara haba harimo amafaranga uri bugure iyo VIP. Nk'uko ubibona iyi ngiyi yose ndi kugenda nzamura ni imigabane n'ubundi ibarizwa muri iyi business. Iyi ngiyi ndimo nakubwiye yuko yitwa Food Rwanda, ni ukuvuga ngo ni business n'ubundi yasohotse ku mugoroba, ariko abantu benshi mwagiye mumbaza kuri business zisaba gushora ngo mwirirwa ngo mukora, kandi murabizi yuko ahangaha dukunze kugaruka cyane kuri business zidasaba igishoro na gitoya. Ariko kubera yuko abantu benshi mwagiye mumbaza kuri business zisaba gushora, nanjye navuze ati reka nze mbakorereho video kandi mbabwire amabanga yihishe inyuma y'ibi bintu, mbabwire ibihombo birimo hano ndetse mbabwire n'inyungu zirimo hano. Gusa inyungu ya mbere irimo hano, iyo watangiranye aba bantu bigize nkaho ari abantu bahozaho business bagenda bagahindura amazina, kuko iyo business imwe imaze nk'icyumweru ikarangira, bo bahita bagenda n'ubundi bagakereya indi link cyangwa se bagafata izina rya ya indi bakayihindurira system ikagaruka n'ubundi, ariko bayihinduriye system ibiciro n'ibiki byose babihinduye, ariko n'ubundi ari ya yindi mu by'ukuri, ariko wowe utabimenya, ari mu ibanga rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero bikorwa gute kugira ngo hano ukuremo inyungu? Ngiye kukubanza nkubwire inyungu n'ubundi zirimo hano kugira ngo umenye ibyiza n'ibibi. Ni ukuvuga ngo inyungu ya mbere ni utangirana n'aba bantu, mugatangirana ku isaha ndetse n'umunsi, mugatangirana kamwe ku kandi mukagendana, kandi ikindi ukaba wabasha kubona komisiyo. Ubwo n'igihe watumiye nk'abantu muri iyi business ugatangirana nabo, amafaranga urayabona kandi atari
atari makeya menshi cyane rwose, ukayabona kandi no mu gihe kitarambiranye, kuko mu minsi 3 gusa cyangwa se iminsi 2 waba wagaruje ayo waba washyizemo hano, ndetse yewe wamaze no kuba wabona inyungu, bitewe nuko nk'urugero kuri VIP 1 niyo twakwifashisha, urabona VIP 1 ibigura ibihumbi 8, ukimara kuyigura bahita baguhereza bonasi y'ibihumbi 4 kandi wemerewe kuba ubikuza ako kanya. Iyo ngiyo ni inyungu ya mbere yuko 1/2 bahise bayiguha. Niba kongereraho check-in ya buri munsi ya 200, bakakongereraho daily gift ya 300, birahita bigenda bikubite mu bihumbi 4,500, bishatse kuvuga ko bamaze kurenza 1/2 cyaya mafaranga. Ariko reba agatego ka mbere karimo hano, ni ukuvuga ngo minimum withdraw ni ibihumbi 4 n'ubundi, ariko ayo mafaranga iyo ugarutse ku munsi w'ejo bitewe nuko bari buguhe icya6 bitewe nayo washoye hano muri VIP 1, uri busange utari bubikuze ku munsi ukurikiye, ntabwo uri bubikuze. Ubwo birasaba yuko utegereza undi munsi uzakurikira kugira ngo uzajye ubikuza rimwe mu minsi 2, nicyo bisobanuye. Bishatse kuvuga iki rero? Nutabona komisiyo uzisanga wabikuje rimwe gusa, nicyo bisobanuye. Nk'igihe utagize umuntu utumira muri izi business, uzisanga nta nyungu wabonye. Inyungu za mbere nakubwiye no gutangirana n'aba bantu. Inyungu za kabiri nkubwiye no kuba ukora komisiyo cyangwa se ubamamariza n'ubundi nabo ukaba wabasha nawe kwinjiza komisiyo, ukabasha kubikuza amafaranga menshi cyane. Bishatse kuvuga yuko abantu bose batangirana nabo cyangwa se abantu binjira mbere muri izi business barunguka kandi ku kigero giteye ubwoba, ariko abantu bazamo nyuma barashya, abantu bazamo nyuma mo hano barashya. Reba igihombo rero uzagira kandi gikomeye cyane nuramuka ujoyininze izi business cyangwa se nawe ugashora muri izi business. Uzinjira iyi business imaze nk'iminsi 4 cyangwa iminsi 3, ushoremo amafaranga yawe, no kuvuga ngo ukimara kuyashoramo uzabikuza, utegereze yuko amafaranga akugeraho uhebe, cyangwa se ubikuze bakwereke yuko amafaranga bayakoherereje, ariko nujya kureba kuri simukadi cyangwa nujya gukora check ngo urebe ko wayakiriye koko usange nayo wakiriye, ariko muri system yabo bakweretse yuko amafaranga yabaye approved. Nunandikira umuyobozi wabo azakubwira ngo ukora screenshot uyimuhe arebe, nareba asange koko aho wakoze screenshot amafaranga yabaye approved yakugezeho, ariko nureba wowe usange atakugezeho. Ibyo ni ibyago bikunze kuba igihe business nk'iyi ngiyi imaze icyumweru cyangwa se imaze iminsi iri hanze n'ubundi irimo irakora. Abantu benshi baba bamaze kuyizera bari kuvuga yuko ikora neza, igahita ibatengwa. Dore ibindi byago bisigaye biba ku bantu bagendera mu kigare, noneho indi myaka isigaye ibaho ku bantu bagendera mu kigare, cyane cyane abantu mukorera izi business ku Telegram. Ni ukuvuga ngo imyaku isigaye iba ku bantu bakorera kuri Telegram, hasohoka linki bakoze ikintu kimeze nka groupe, hasohoka linki bakaba barinjiye batazi iyo groupe ngo ni bwoko ki, nta bushakashatsi bayikoreyeho, nta n'umuntu n'umwe urabikuza, abantu 100 ako kanya bakaba barinjiye, mu by'ukuri batangiye gushyiramo amafaranga. Aba bantu bahita bahomba ku kigero kiri 90% bitewe nuko nyiri iyi business ari umunyarwanda, aba yifitiye inyota y'amafaranga, akibona abantu 100 bose binjiye nta n'umwe urabikuza, ahita agira gutya business akayifunga ako kanya, agahita ayifunga bitewe nuko nta n'umwe muri mwebwe wakoze ubushakashatsi kuri iyi business ngo amenye amakuru yayo, nta n'umwe wagenga bikuze aze ahe abandi proof. Umuntu najya kuguha business nk'iyi ngiyi umubaza igihe imaze, umubaze proof niba ibyo bintu koko bikora, niba bibikurika, kugira ngo ube urishoa neza ufite amakuru yuko ibyo bintu koko kugiye kujyamo bikora, ubone gushyiramo amafaranga yawe. Naho urwo n'urundi rugendo rwa kabiri uzashyamo, cyangwa se iyo ni indi tips ya kabiri nakubwira uzashyamo ukabura amafaranga yawe. Kubera iki? Kudahabwa proof cyangwa se ngo ube wahabwa ibigaragaza yuko iyo business koko iri gukora kandi neza kandi yizewe, wenda ishobora kumara n'iminsi na mike ugakuramo amafaranga yawe ndetse n'inyungu. Ni ukuvuga ngo abantu mumenyereye ibintu bya business murabizi, mwagiye mwumva ATM, mwagiye mwumva ama OCP, ndetse hari n'ibindi byitwa bya Sora Sorento, mwari mubimenyereye ibi bintu, abantu benshi murabizi cyane ndetse no kuturusha. Ariko ibanga ryihishe inyuma y'ibi bintu narindi, dore ibanga nakugenera wowe ugejeje kuri uyu munota ucyumva video. Ibanga ryihishe inyuma y'ibi bintu, izi ni website zigenda zigakorerwa muri AI Lovable. Ni ukuvuga ngo izi ngizi ni website nawe wakleya, nawe ubwawe wagenda iyi business ukayikora, ukayikleya wifashishije AI, ukayikleya kuri Lovable. Ni ukuvuga ngo ikorwa gute? Uragenda ugakleya website, ugashyiramo system akantu ku kandi, ndetse ugakora copyright neza nkaho waba warigeze n'ubundi kuba wayibona. Niki ukora? Utanga order mu ma AI. Ni ukuvuga ngo nuramuka wandikiye uyu muyobozi cyangwa se ukandikira muri uru rubuga ugasubizwa n'umuntu uruhagarariye, akenshi uzasanga ikinyarwanda ari gukoresha agusubiza ari ikinyarwanda kidafututse cyangwa se kitari ku murongo neza. Abantu mumenyereye ChatGPT cyangwa Gemini cyangwa ama Cloud AI, ni ukuvuga ngo murabizi ikinyarwanda cyazo ukuntu kiba kimeze. Iyo iramutse ikuganirije cyangwa se ikaguha voice yayo, wumva ikinyarwanda cyayo nyine kidafututse, kitari ku murongo neza. Icyo kinyarwanda uzahita ugenda ukigereranye n'icy'umuyobozi w'iri tsinda cyangwa se w'izi business, ugenda ubigereranye uzasanga ari ibinyarwanda bimwe. Bo baragenda bagakora system, rero nawe wagenda
ukagenda ukayikora. Igihe umuntu agize ikibazo akabaza ikibazo cyiwe agasubizwa na AI, ndetse hari n'igihe umuyobozi aba adahari. Kanguhe urundi rugero rwumvikana. Niba warigeze ujoininga izi website cyangwa se warigeze ujoininga izi business, uzitegereze neza buri saha cyangwa se buri masaha abiri hari message n'ubundi umuyobozi cyangwa se uhagarariye iyi business ajya agenera n'ubundi abantu bari muri groupe. Yewe niyo groupe yafunze abantu batakiyirimo banagiye, nuzo uzasanga ari nka mu gitondo uzasanga buri saha hazagamo message, no mu masaha y'ijoro yewe ntago igihagarara. Bishatse kuvuga yuko n'ubundi iki ni ikindi gihamya cya kabiri cyuko iyi ngiyi ari AI lovable n'ubundi ibirimo irakora ibi bintu irandika n'ubundi muri groupe igenera ubutumwa n'abantu badahari, kuko ntago abantu bakora amasaha 24 bari maso, ntago abantu bakanura amasaha 24, ariko yo buri saha igenera ubutumwa n'ubundi muri groupe. Kandi ikinyarwanda kitumvikana rimwe na rimwe bakanakoresha English nyinshi kuko baba yise abanyamahanga kandi mu by'ukuri ari abanyarwanda bagenzi bawe. Reka nkubwire yuko rero nujya gukora business nk'izi ngizi uzazikora ubizi, uzazikora uziko nakuburiye n'ubundi nakubwiye, yewe uzazikore uzi yuko amafaranga ugiye gushyiramo n'ubundi atari amafaranga akenewe cyane, kuko nushyiramo amafaranga akenewe cyane cyangwa se ukabikora nk'igishoro, nk'ahantu washyira amafaranga y'ubuzima bwawe cyangwa se igishoro cy'ubuzima bwawe, uzamenye yuko gushya rwose ari vuba cyane kandi ukayabura nta n'ahantu uri bubarize. Ahangaha nta muntu ubaza, iyo uhiye ubuhiye uraheba burundu. Reka tubonane rero muri video y'ubutaha. Murabizi yuko video mbakorera cyangwa se business mbigisha zose ngendera ku bitekerezo byanyu. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo utwandikira aho hasi muri commentaire tukagufasha. Ikindi ushaka gukora business zidasaba gushora, ushaka kubikuza mu game gara cyangwa ushaka kubikuza muri M-Pesa, turagufasha cyane rwose nta kiguzi na gitoya. Ushaka kuba wakwiyandikisha mu M-Pesa ukajya ukorera amafaranga nta gishoro na gitoya bigusabye, uratwandikira n'ubundi tukagufasha. Reka tubonane muri video utahangiye umwite mbiri mwitwa mbere mubadukurikirana. Ciao ciao.